ntago ari ngombwa ngo uhite ureba fishi tubona ko ibintu byose bizabera n'amazina ariho ngo niyo azaza uzajya kubona ubone wenda umuntu ari gukubita ubone yaje umuhanzi bakoranye collabo ubone yaje undi muhanzi umukunda from nowhere yaje nawe arakubise niyo mpamvu tuzakora umwanya munini kandi abahanzi bose bazaba bisanzuye kabisa bizaba ari full hip hop urumva ikintu iminota 90 tuvugira 90 ntago yashira hari ibintu biba bikomeye abantu baba bagenda banywa ntago nta mazi yego amazi arakomeye mu bitaramo byinshi natuhere nko ku kiragiheruka cya Riderman na Bulldog hari abaraperi batabonetsemo ugasanga wenda nk'abaraperi navuga ko bakiri bato Papa cyangwa se nka kuvuga ngo urashaka performance ya Papa cyangwa ntago ari unyeneye ahubwo nimba ko ari icyumba cyayi ari kuvuga ngo ni azaba hari rwose definitely azaba hari yego twe kumutwikira na Kivumo afite igitaramo urabona ikizaruma ikindi ari ikihe byose bizabona abafana kuko Ruga we ni umuntu uzaba uvuye hanze kandi ufite fan base itandukanye cyane n'iya Kivumbi ntago barwanira ku meza amwe Ruga ifite abantu be bamufana ari nishobora no kuza ukagira ngo umunsi wo kubeshya izanozera kwanza bazo kubita buzure niba abana bazanya Rutarama bize za la Colombière ese gushatse kuvuga ko umuhungu wacu azabura abafana kuko oya wowe nabo bafite bahari mu kabuga ka Musha kano yegereye convention yitwa gute hafi nabo bafitemo bake ariko urumva ntago yakigereranya kuri Ruga biba bigoye Jesse nongeye kugwikaze kuri akandi subscribe kuri no YouTube channel Jesse za 250 ndetse na Atani TV show nizere ko mumeze neza rero nitwa King Ira inkoko butaka indokora mu showbiz umwami w'iyi mihanda inshuti ya diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu no mpamvu ndi kumwe n'umuntu witwa Atani ndetse na Exdira Atani mwize gute ndashima kanguhera tujye tugenda uko buraniyo basangira kago mu gacuma bagenda bahererekanye ni ku murongo ngo namazi ngo arenza akarwajya Exdira bimeze gute ndashima Uwiteka ngo aje kureba match ariko nige mwataka w'ikipe ngo ko mbanje gutanga ibiganiro ngo mbabwire imigabo n'imigambi tanye nakiremo akajezi ubundi ndebe ko natabara abaraperi bari hari ya dore baba Exdira etone mbere kuvuga ngo uri umwataka ejo nabonye ikiganiro cy'umuntu witwa Chita n'umuntu witwa Murungi Sabe avuga ati Chita ujye ushima Imana usigogera akaguruko asigaye bikora impamvu yabyo uriya mwitozo wawe ushobora yese ko ndi umwatlete mwana wo muri nivo ya mbere urebye nk'aba Messi nk'aba Messi anjye siko najya nkora ibyo umuntu ambwiye ko yibona ibyo bibwira yaka muri turaje n'ibitego nsinda ngo nabaraperi ngo nabanyamakuru urimo urakina se uwo uri kufanya ndi gutabara abaraperi ndi umuhashyi ubu yes banyishyuye menshi bakwishyuye umwataka arabarinde ngiye umwataka ni Exdira urajya uguhereza se urajya umuhereza rero niba tukiri kwigaho umuntu uri muvuga witwa Bulldog ari mwizamu ahubwo ari witwa diplomate niwe gushaka gukubita ngo umuntu ishoti bakagira ngo umunsi wo kubeshya ahubwo DPJ ashobora kubita ari we passe ayirenza ikibuga wenda ari ibintu byabagaho kera tukiga nyine umuntu ajya gukina mu izamu nabaga ari umuswa mu gukina football oya sibyo seriye nge niko narimbi ari abagaride bajya babona ba Medi match bajya babona ba Meyer bitere ariko akenshi iyo umuntu yakaga umukino ahubwo yasangaga nyiri baro ari nabo bagaride kugira ngo atavunika ni nayo nasizaga ndaje mabwira ukuntu akinaga n'ukuntu abo burana nta kipe yangura ariko umukino mbona tuzakinana nzakwereka rimwe urahari hari umukino mbona wabasha bawita ngo iki uketse ngewe hari football hari hasiball hasiball nayo akabaho football uyu mukobwa umurebye gutya abantu basa gutya bakina cyitwa tennis de table cyangwa ping pong yo ndayizi ese ari wazi ko yavukiye ahantu kure wenda ko tuvuga nge sinda ukina urumva Kigali yageze vuba ariko satani umukino wawuzi ndawuzi pe ukiza no muri iki gihugu ninge mwambara ukina iyo ugiye gukina wambara godiyo kanga oya sibyo ntabwo bisa godiyo bro anyumvira nyine urumva nkayira turi kugenda tumuzana i Kigali nyine tugisanisha natwe ariko giye kakaje vuba hari ibintu ataramenya nka ping pong tuzajya kumwereka ikinirwa ugashobora guhita yumva ageze utaha nzaguha ikiganiro ndimenya na ping pong na Atani sibyo ugasera igihe Exdira kuba ari umukino nyine ngo w'abaraperi urumva n'abanyamakuru icyo atavuze ngo w'abahanzi muri rusange n'abanyamakuru
ni abahanzi n'ubundi nuko igitaramo ni cy'abaraperi n'ubundi ni icyumba cya hip hop urumva rero n'abahanzi barimo ni abaraperi ariko ntibibabuza kuba abahanzi urabona ko n'umutoza wabo ni umuraperi niwe uri gutoza umugaragu ni umuraperi mubi cyane niwe uri gutoza ba Bulldog kabisa niwe coach ariko harimo abakinnyi b'ibikabyo ugenda ureba ntibagukange n'imanukira ndakwereka utuntu nikorera ako se barajya bakina iminota 90 tuvugisha 90 ntago yashira hari ibintu biba bikomeye abantu baba bagenda banywa ntago nta mazi yego amazi arakomeye abakomeye kuri iri zuba iyo wanyweye menshi arakugaragura unywa make kugira ngo ukomeze nyine ukina agapira hano sara nta marushanwa turi ndatsinda igitego mu gimita nsohoka nabibabwiye ndetse ne banyishyura ndi nkatsinda icya kabiri cyakunyereka mu kibuga urumva ndi mubi cyane man wajya kubona ibintu sugira akora ni kuri yamba meze yabikoze igihe gito oya ubundi uragenda ukajya imbere ugahita wiryamira ukuri inyuma kumva ibiro byawe utishyiramo cyane nka ya kipe igitsinda cyangwa yatsindwa ikahita idefanda hari n'ukuntu nzi kugwa ku buryo bahita batanga penalty ntugire ikibazo igitego cyo sinakibura n'ubwenge mba mpagaze mu kibuga izo tekinike uri buze gukoresha kino cyumba cya hip hop tukiganiraho gato sibyo njye bwa mbere nyumva bavuga ko yuko kizaba kirimo buri muraperi uwo ari we wese n'ubundi niko bimeze ukora ariko apana bamwe batakiba mu gihugu bahunze igihugu harimo nk'aba Babrice wamuzana adahari ariko active wenda wese agomba kuba hari abari mu gihugu bose ariko hari na surprise ari ntago burumva ukuntu biteguye yego narakubwira ko kuko ndi mu organisation nyirimo buriya nanjye yego ukuntu biteguye harimo surprise nyinshi ntago ari ngombwa ngo uhite ureba fishi tubona ko ibintu byose bizabera n'amazina ariho ngo niyazaza uzajya kubona ubone wenda umuntu ari gukubita ubone yaje umuhanzi bakoranye collabo ubone yaje undi muhanzi umukunda from nowhere yaje nawe arakubise niyo mpamvu tuzakora umwanya munini kandi abahanzi bose bazaba bisanzuye kabisa bizaba ari full hip hop urumva njye mpamvu nkubajije bwa mbere nyimenya nakibwiwe n'umuntu witwa Paxson arangatari icyumba cya hip hop kigiye kuba kandi nanjye nzaba ndimo ndebye kuri afishi ntiwamubona mbona nagira ngo bashyizeho gome nyine baramutaruka oya ari muri abo bahanzi ba surprise Paxson rero ni n'umuntu wadanje ku kijyanye na hip hop ni papa industry ku bahanzi b'abaraperi yego mereye nko kuri Let J Polly kuri ba Bulldog abatafu genge bose muri rusange ni ukuvuga ngo umuntu wagize uruhare rukomeye nyuma ya Lick mu kubafasha harimo Paxson ashobora kuza nko muri top 5 abantu bafashije abahanzi bose muri rusange b'abaraperi wenda ukuyemo nka Amaji bagiranaga ibibazo Amaji azaba arimo surprisely ntabwo urumva ko iyo batamamaje harimo surprise nyinshi kandi noneho n'imisi yo kwamamaza ntabwo irarangira yego turava muri no match tuvuga ibya match ejo dutangire dusore I will be there yego uzagenda ubona utuntu twinshi cyane nyine ni icyumba cya hip hop ntabwo ugomba kureba fiche ngo uhite umenya ibizabi uwo munsi byose harimo ibintu byinshi bya surprise bivuze ngo ni iyi match igiye kuba ariko no gusapotinga n'ubundi icyo gitaramo of course ni imwe muri strategy zo kwamamaza n'ibyo dukora no gusabana yego urumva niba abanyamakuru bahuye n'abahanzi expecting nyine ko promotion iba igenda yijyana ese iyo bavuze ndabona ko n'abanyamakuru tutari tumenyereye ku bibuga bahigereye dore nguyu wa mbere urabona gute ikipe ikipe ndabona rero umuntu byibura iminota myinshi ari bukine ni nk'umunota umwe ibiri ubundi se si bari bane wawe bya bintu ngo umuntu aba y'amazi banywa uri bufaniye yewe se hano banza ndi bufaniye afane y'abanyamakuru umwanya mu kibuga uzi n'uwa kangahe ako ngeze uko nakiri inyuma njye nakubajije kuranyumvira uyu mwana nakubajije umwana rigaje vuba ntaga umwanya uzi mu kibuga jewe nabaye mu defenseur uranyumvira banza unyumve genda gake kuri kabiri tuzamuke buretse umwana ashaka mukopezi King igenda gake ibintu by'imipira tubiharira abanyamipira n'utundi tubazo nkatungahe ariko umuntu wacu ku mupira ndamuzi ko areba Exidira kamwibaje agifana iyo kipe hanze y'u Rwanda Shamfana Manchester United azi ibyo arimo rero nejo ubundi yaratsinze nejo twarakubise
urimo neza. Atani yaratsinze Exidira. Yes. Iyo bavuze icyumba cya hip hop cyangwa se ibitaramo bigenewe hip hop gusa biba bishoboka ko haza n'aba bahanzi bagiranye featuring ariko baririmba injyana zitari za hip hop cyane rwose nka Bruce Melody. nubwo supportinga ntago mbyeruye wenda reka ne kukopiza abantu ariko ushobora kujya kubona ukabona nawe ari kuri no stage ari gusupportinga umwe muri aba bahanzi ba The Ben bari ushobora kubona zanya na Tafuge ngabonye ko banasubiranyemo indirimbo mbese abantu bitegure udusurprise twinshi. Nta muntu uhejwe ku hano ariko umuziki uri basic ni hip hop ariko n'izindi genres zose zakibonamo nta kibazo kabisa. Amatrap ama new school ahubwo wowe niwe muhanzi ushaka kuzareba hano wumva ugushishikaje. Umuhanzi nshaka kuzabona hano nabonye mu bitaramo byinshi natuhere nko ku kiragiheruka cya Riderman na Bulldog. Hari abaraperi batabonetsemo ugasanga wenda nk'abaraperi navuga ko bakiri bato Papa cyangwa se nka ukuvuga ngo urashaka performance ya Papa cyangwa ntabwo ari nyeneye ahubwo nimba ko ari icyumba cyayi ari kuvuga ngo ni azaba hari rwose definitely azaba hari. Yego tunabibwire n'abagukurikiye nibo break inzino nkuru Papa cyangwa arahabaye. Mbwira n'abandi nyende nkubwira n'abazo trap barahabaye rwose. Hari n'abandi baraperi tuvuga wenda nk'uwitwa nka Rwabugira abo ngabo bakiri Rwabugira rero Rwabugira ntago abakiri hasi ahubwo hari igihe abatari neza muri Kigali. Oya hari igihe abatari around kuko umuhanzi wese genemera ko ufite ibihangano abashobora kuza agaperforminga nta wamubuza. Mu gihe ibihangano bye bica no ku maradiyo bakabikina nta bishego cyangwa ibintu birwanya leta birimo nta mpamvu yo kutamwerekana nawe ngo bamubone cyane ko umuco wa hip hop ubona ko nta ujya atera imbere ngasiga undi buriya basa nk'abarindana ntawe ubarenze hejuru nta wiyemera ni umuco mwiza nawe urabizi. Rero abo Rwabugira uvuga wenda sindabamenya ariko nimbamenya nabo niba bari no kudukurikira bazaze bakubite ntari bazanshake nzabakira performance. Rwabugira ndumva arundi witwa Zibra Rwabugire kaza witwa Bakabaraguru ko genda shaje mwana ni harimo basa nimba ntazi ariko ataravuga ko batari kubica bigacika abo nabo rero tuzababona ni mu cyumba cya hip hop. Exidira mu umwe mu bantu bategura ibitaramo urumva ku itariki 28 hari ibitaramo bibiri. Ikihe ngenzi cyo kuri 27 aricyo icyumba cya hip hop kuri 28 ndumva Ruga yimanukiye namubonye nanashimira cyane mu type utegura bira bitaramo bamwita nde ntago muzi kandi nabanze yishyura nabanze kugereho reka twe kumutwikira na Kivumo afite igitaramo urabona ikizaruma ikindi ari ikihe byose bizabona abafana kuko Ruga we ni umuntu uzaba uvuye hanze kandi ufite fan base itandukanye cyane niya Kivumbi ntago barwanira ku meza amwe. Ruga ifite abantu be bamufana ari nishobora no kuzura ukagira ngo umunsi wo kubeshya izanozura kwanza bazo kubita buzure niba abana bazanya Rutarama bize za la Colombière ese gushatse kuvuga ko umuhungu wacu azabura abafana kuko oya wowe nabo bafite bahari mu kabuga ka Musha hano yegereye convention yitwa gute hafi nabo bafitemo bake ariko urumva ntago yakigereranya kuri Ruga biba bigoye. Wenda namara gusora indirimbo afite nk'azingaye imbere azaba yagira icyo avugana na Ruga ariko kugeza ubu Ruga ari hejuru. Hano musanze n'undi ku kibuga tubwire ngo we kuri kubibona match iraza kugenda gute ntabwo gutsinda baraperi kandi ino match igenewe ko yasaba nakubeshye ninatsindamo igitego tuzongere duhure umbwira ngo narakubeshye igitego cyo ndagifite ndabizi uragitsinda ku munota wa kangahe munota wa 41 urabutsinze igitego ndabana nagishyizemo nta nisoke ku munota wa 40 ziburi 3 umunota kamubwire Exidira n'ujyamo ku munota wa 25 uraho wagiye kuri bench wasohotse oya ngiye uzise ntago njye iminota ya mbere ntago mitanjyamo ndabanza nkiga adversaire nk'ubu nshobora kuba ndimo hano batanazi kari ngiri buze gucungura ikipe iyo binaniranye rero bajya kubona bakabona ndimo ndacamo niho yanumva muri football ako ngo abamo ngo umuganga ubuza akavuga ati ikipe iri buti siho se nzira nyine ntanga umucyo igitego cyanjye gihari yacyo kirimo bivuze ngo umuganga w'ikipe arahari humura. Iyi ngiyi se aba ni abanyamakuru aba ni abanyamakuru icyako bari bufungure ikipe y'aba diplomate irakirimo hariya mu Rwanda rero iri kwambarira nayo igiye guhitiza bari bambwiye ngo baracya ngo nibwo